bibaye ngombwa kubera ko AFC 23 tutavuga uko wenda abantu bumve ko yo mu by'ukuri kirangamiye cyane hari intambara si intambara irangamiye kubera ko usanga akenshi igerageza byose bishoboka diplomasi byakanga bifite nayo Minembwe ntushobora kuyizanamo amahoro kandi ubikoreye muri Minembwe. Ubutumwa bwa kabiri n'ubu bukurikira: twitegure twegeranye imbaraga za. Numvaga ko Perezida Felix Tshisekedi yumva ko ari ngombwa ko yahana umukono kuko umukono muri diplomasi uvuze byinshi cyangwa se yakicara ku meza amwe. Nenanga yavuze hari biri hano muri Tanganyika hafi ya Tanzania, harimo no kureba ngo ubundi mutugenjeje nk'uko Burundi bwagenje kuri Uvira byo byatwara iki. Kabila tumuhaye iminsi 45 urarama ko utavuye ku butegetsi wa mugabo we twakubahaga turakuzi uwatwiciye abantu bagize gute turihangana none urashaka kugundira ubutegetsi ugomba kuva ku butegetsi cyangwa tukakwikuriraho. Ndabasuhuje ndizera ko muri amahoro nshuti bakunzi ba One Vision Rwanda TV. Turagarutse kugira ngo tuganire ku makuru aba ahari. Ndizera ko weekend yabagendekeye neza, abantu baba baragiye muri Rwanda shima Imana. Ubwo nizere ko mwadusabiye umugisha. Ndi Jean de Dieu Ntakiruta Imana, ndi kumwe na Semugeshi Bayingana. Meze neza? Meze neza. Vuze Rwanda shima Imana nicyo ndi kuvuga. Ikomojeho nibuka ko nabonye ubutumwa bunumira nka saa 12 z'umugoroba. Oyagiye bwaje nko masaha. Nabonye ubutumwa hashize nk'amasaha birangiye bisa nk'ibiri kurangira. Bwaratinze rwose naye nabonye saa. Hanyuma sinzi ukuntu nagiye ku mbuga na scrollinga mbona imwe muri couple umuntu yavuga ko ari abajene marié bari ko umuntu yabyita witwa Shizo n'umugore we Tesi. Yego. Abantu bari kuba bagira ibisiga ku mbuga nkoranyambaga. Uzi aho bigeze ubu ariko uzi ko Rayon Sport ari igitangaza. Ubu noneho ni equipe uhise unyibutsa mbebonye mu kanya mbere gato yuko dutangira iki kiganiro imbuga zabo cyangwa se pages zabo nako babyita za Instagram bombi za buri burengero yaba ari Tesi yaba ari Nashizo umugabo we. Ikintu nabonye abantu benshi bavuga bati n'ubundi akenshi kuko afite podcast sindibuze kwivuga hano nawe yanyishyuye abantu barayizi wenda ubwo ni naho benshi mu bavugaga ni nawe yabivugiye muri iyo podcast. Abantu baravuga bati n'ubundi audience abenshi turabareyo niwongera kugira amahirwe ni views 100 mu cyumweru. None se bimeze ndavugane yashimye hari akandi ka episode yari yakora ngo turebe. Yari yasabye imbabazi muri weekend ahubwo umugabo we n'umuhanzi bita Shizo ahita umuriro. Noneho we rero azavuga ati noneho reka mvuga uko yabivuze ati noneho nta nubwo muri amadage ahetse andi madage muri injiji. Oh my god. Ariko ibi ni iki? Ariko noneho zira mbabazi iri apology ya Tesi oye ko yayanditse muri 2025 gusa no kwibeshya biragaragara. Ariko kandi no mwitangaza makuru buriya bavuga ko umuntu yacumuriye ariho yicuriza. Gucumura no kwicuza. Sinzi uri kubyumva. Uvuga ngo niba hano kuri One Vision Rwanda TV mpakoreye makosa y'umwuga n'ibindi nk'ibyo ngibyo uburi buhindukire n'ubundi ukwiye kugaruka hano. Yego. Ukavuga ngo okay niri apology nayo iri public bisanzwe iri statement nayo ntacyo. Ariko burya formally biba byiza cyangwa se bitegetswe ntabwo ngo bitegetswe yego ko niba wacumuriye aha wakoze ibyo ubona ukwiriye gusabira imbabazi ahangaha kuri iyi channel cyangwa wherever ahandi hose niho ukwiye gusubira ukavuga uti ariko ndasaba imbabazi ndisegura ABCD. None ndi kusiko yabigenje. Ariko nabonye ikipe ya Rayon Sport ni ikipe y'igitangaza. Ni ikipe y'igitangaza abantu unarebye wenda keneye nko kwamamara ariko uretse ko buryo kwamamara si byiza kwamamara mu bintu by'amafuti niba nabyita uko cyangwa se by'amakosa kuko bibasiye kanaka ubone wamamare. Kubera ko gufata majority abantu ariko mbona abafana banabi icyo muhuriyeho nago muri abasirimu cyangwa se nabusirimu mbabonamo bana batangira kubihuza bavuga batari ku isi usoje icyiciro cya gatatu ejo bundi cya kaminuza afite masters ni byitwa kari mu bantu b'abanyabwenge dufite mu gihugu. Ibi ni ibiki so ni byinshi byagiye bivugwa. Reka babwire mbere yuko bw'abamare bushingiye mu zacu twebwe kwibasira abantu byo ariko ashobora no kuba atarabivuganye umutima mubi baby. Ushobora gusanga atarabivuganye umutima mubi urebye usibye ko gupima biragoye buryo umuntu apimira ku magambo kuko mu mutima si ugiye nareba bayinga ngo bayingarameza biragoye yego akenshi mu magambo umuntu apimira ku byo umuntu yavuze. Rero burya iby'umutima biragoye ariko reka twimagine ko atanabivuze afite inabi burya biratanga isomo ryo kuvuga ngo abantu bajye bapima
ni byiza gupima bya bintu byo bavuze muri Bibiliya ngo rukaraga harya ururimi karindwi. Yego. Ushatse abantu rukaraga inshuro zirenze zirindwi. Buriya bitanga isomo ubwo buriya iyo uvuga ibintu bitume ejo uzakora apology, uzasaba imbabazi, uziyexcusa, ni bibi cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo buriya credibility ibisa n'imanutseho gato. Imana imufashe nawe iriya podcast ikomeze irebwe n'iki, burage ntabwo nakwishimira ko runaka yari afite ibyo agezeho bikaba biguye hasi n'iki. Buriya wishimira ko runaka yaguye hasi nawe ntabwo ari umuntu mwiza. Ariko biratanga n'umukoro wo kuvuga ngo abantu bapime, bibe urugero rwiza, abantu bapime, abantu kuki badapima ibyo bagiye kuvuga. Itangazamakuru bari kumwe rwose kubera ko baba muri siporo azi ibyayo cyane, yavuga ati nitandukanyije nawe ibindi dukomeze, ariko ibyo nitandukanyije nawe. Muri iyi weekend n'ubundi habayeho kwibuka ku nshuro ya 22 abanyamurenge biciwe mu Gatumba hari muri 2004. Hanyuma Corneille Nangaa hariya Igoma ni coordinateur wa AFC M23 yagize gutya afata umwanya w'ijambo aravuga ati Minembwe ntabwo bizongera ntibizasubira, ariko kurinda Minembwe ntabwo bikorerwa muri Minembwe. Ahita atanga ubutumwa navuga ngo buri clair, ubutumwa rwose busobanutse bwo kuvuga ngo AFC M23 naha turashaka kubohora abantu baho. Vuze Karemi muri Tanganyika, twayivuze kenshi cyangwa kuri One Vision Rwanda TV, ngira ngo abantu batangiye kubona ko tuba twabagereyo twabashakishirije ibintu aho bigana. Twavuze Karemi, twavuze Tanganyika inshuro nyinshi hanga mu biganiro byabanje, anavuga ati ni muri Kolwezi no muri Lubumbashi aho ni muri Wakatanga. So message nk'uko bivuga ntiri claire, hari message iri clear, ndetse nk'uko bivuze birashimangira ibyo tumaze iminsi tuvuga kuri ya mukandara wose no kugira bino bice nyine barimo bibi secured. Kuko nyine urinda niba akenshi tubare ko ufite zahabu ibiro runaka, iyo uri bibaye ngombwa ko uyirinda abajura, ntabwo umujura uza kumuterekaho ya zahabiri nako umurinzi ntabwo uza kumuterekaho zahabiri, wowe ugerageza kujya inyuma ho gato. Niba ari iyo nzu akenshi umutekano uzengurutse iyo nzu, icyumba kikaba kiri open, wenda ugashyiramo izindi ngamba mo imbere mu cyumba, aya mareza urayazi ajya meze nk'ibisasa turi ku kuntu n'ibindi, ubundi bwirinzi bwose wakora. Ariko cyane cyane wowe ujya gutangirira cyangwa se ujya gufatira kure. N'ahangaha rero umutekano w'ibiriya bice byose bemeje ko n'umukandara, ni ukuvuga ngo bagomba kubanza gusekurira kara gace kose gasa nk'akazenguritse iriya migi kugira ngo bizere ko bafite umutekano. Ntabwo duhanura, ariko nibura tugerageza gukora iki umuntu akita nka time traveling. Wowe reba situation ihari imeze rwose ukibaza uti ubundi harakurikiraho iki cyangwa se byagenda biti. Ariko ibi noneho bikanatworohera kubera ko bamwe mu bayobozi bakuru muri AFC 23 babaciye amarenga, nubwo batabyerura, ariko nyine mu rurimi rw'isesengura makuru byanze bikunze tubona icyo umuntu ari gushaka kuvuga. Niba avuze ati ariko izi FDLR ubu tuvugana ziri muri territoire ya Fizi, especially mu mujyi wa Baraka, akarekeraho. We nk'umuntu usanzwe uzi uko M23 y'imikorere, ariko bimwe nyine by'inyuma bitari by'indani, ntabwo turimo imbere n'imbere nyine ubwo muhafatirwa imyanzuro n'ibindi kuvuga, ukaba uzi ko ikintu cya mbere bari against ni ibikorwa ndetse n'imigirire ya FDLR. Uwo muntu icyo bakubwiye ni nko kuvuga ngo aho muri ejo turaza kuba duhari, cyangwa se turakora ibishoboka byose tuze kuhagera. Aha rero izi za Kolwezi, Lubumbashi, aha za Karemi n'ahandi n'ubundi batanga ibimenyetso bigaragaza ko biriya bice byange bikunde byafatwa. Noneho ubwo binavuzwe na coordinateur, ubundi imbere babaga ari abasirikare bakuru, nabo umuntu tavuga ko yakerengagiza inshingano n'ubushobozi bafite mu cyama, ariko noneho bivuzwe ariko noneho bivuzwe na coordinateur, kuvuga ngo ibwiriza bishobora kumvwa n'abari muri political wing ariko na military wing. Uvuga ngo ibyo avuze hariya body yabyemeje, habe umugaba mukuru w'ingabo General Sultani Makenga, habe president ya M23 ni Bertrand Bisimwa, habe ba Benjamin Mbonimpa n'andi mazina manini tuzi mufata ibyemezo. Ni ikintu bemeje. Gisigaye rero ni ukugihanga amaso cyane ko weekend tunasohotsemo ni weekend mu by'ukuri yaranzwe n'intambara y'akasamutwe Jean de Dieu. Uri cyambabaje duha tunakomozaho n'abasivili bakomeza kubigendana. Ahitwa Karehe urugamba rwacaga ibiti n'amabuye.
ariko karehewe na turaza no kubwira ko mu kindi kiganiro mu buryo bwimbitse n'ubu ngubu imirwano iracyariyo ni imirwano byanze bikunze twahoze tubabwira icyo kisobanuye karehe umuntu yavuga ngo ni nk'ikiraro gihuza Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru nubwo karehe muri Kivu y'amajyepfo utavuga gutyo bene ntavuga gutyo bakagira ngo ni haba muri zone netre cyangwa mu yindi ntara ya ni muri Sud Kivu hanyuma ubwo ni ukuvuga iyo uva Goma kugira ngo ugere za Bukavu ugomba guca Karehe byanze bikunze uraca Minova umanuke Karehe yere Kavumu hanyuma ubone kujya Bukavu vice versa niba ushaka kuva Bukavu ugana za Goma naho nuko nguko aho hantu rero byanze bikunze ari strategique ushobora kwibwira ngo ugenzuye Kivu y'amajyaruguru neza muri bice ndavuga biri by'ingenzi iyo Goma ndetse n'ahandi mu gihe ndetse na Kivu y'amajyepfo mu gihe ikiraro kibihuza utagifite supply ishobora kugorana uburyo bwari bwose birumvikana aho turaza kwagaruka mu kiganiro wenda gikurikiraho ariko Corneille Nangaa reka tubanze tumwumva byivugira wenda twabanje kugira icyo tubivugaho tunabwira tuti twari twabivuze ariko reka tumwumve ubwe abyivugira hanyuma tuze gukomeza aravuga ati rwose ntabwo warindira Minembwe muri Minembwe ugomba kujya muri za Kolwezi ugomba kujya muri za Lubumbashi n'ahandi nk'uko twari tubivuzeho hanyuma rero turakomeza mu kanya nyuma yo kumva Corneille Nangaa. On ne peut protéger Minembwe, on ne peut stabiliser. Ntushobora kurinda Minembwe, ntushobora kuyizanamo amahoro kandi ubikoreye muri Minembwe. Ubutumwa bwa kabiri ni ubu bukurikira: twitegure, twegeranye imbaraga zacu hanyuma dukore ku buryo umutekano wa Minembwe ugomba kuba wizewe ubu atari umutekano gusa uturuka i Goma na Bukavu ahubwo umutekano unakomoka muri Fizi na Baraka, Uvira, Karemi ndetse na Kolwezi udasize na Lubumbashi. Uwo Corneille Nangaa akaba coordinateur cyangwa se impuzabikorwa mukuru wa AFCM 23 nibwira ko nta byisumbuyeho byo kuvuga ikigaragara ntabwo ari amarengano n'ibyo twavuga ngo ni amarenga ngo ntabwo bagitangaza amakuru ngo yaho bagana ngo cyangwa ikiyoya birumvikana rwose birumvikana bigitegerejwe no kuri implementation ese ibyo yavuze are down biteguye kuko kubikora kuko ahamya ko ingabo zirahari buriya izi pass out birirwa bakora mu by'ukuri si imikino nubwo ari abantu bari kwitoza kujya mu kibuga cy'umupira w'amaguru cyangwa se volleyball n'ahandi n'abasirikare kaba bakomando batorejwe cyangwa se bateguriwe nyine urugamba mu gihe bibaye ngombwa kubera ko AFCM 23 tutavuga uko wenda abantu bumve ko iyo mu by'ukuri kirangamiye cyane ari intambara si intambara irangamiye kubera ko usanga akenshi igerageza byose bishoboka diplomasi byakanga bifite na option ebyiri vuga ngo nibyanga turareba priority irabiyihe ese turajye mu biganiro biri bwange twitabaza abasirikare no mpamvu nyine ubona nk'ibi by'agahenge ujya kubona ukabona ngo pass out ujya kubona ukabona ngo recruitment mobilisation ibindi byinshi bitandukanye ubwo no kurindira Perezida Felix Tshisekedi Chilombo w'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turi kuvugaho herutse kugira uruzinduko rw'akazi Libreville muri Gabon ndetse yanakiriwe mu buryo rwose abaperezida bakiriwamo Clotaire Oligui-Nguema mugenzi we baraganira navuga ati rwose nishimiye kuba mfite ariko biracyari mu nzibacyuho hari hasigaye inzibacyuho bari mu myaka 2-3 so ubwo mbere aho ngaho muri Libreville ariko ntabwo tuhaganiraho ibintu byinshi cyane kugira ngo nkubwire ko ategerejwe muri Tanzania tariki 17 na tariki 18 uruzinduko rw'iminsi 2 agomba kugirira muri icyo gihugu aho ngo yatumiwe na mugenzi we Samia Suluhu Hassan ntabwo nzi niba kuko ari bamutumiye cyangwa undi ari we wasabye kujyayo cyangwa iki ariko ni uruzinduko rw'akazi ruri significant cyane narwo twababwiyeho kandi twababwiye abantu ngira ngo barabyibuka tuvuga icyo gihe yari ari muri Brazzaville avuga ati ariko wari n'amakuru avuga ko rwose ategerejwe muri Tanzania iminsi 2 ndetse nakubwira ko
ari uruzinduko rw'ingenzi cyane kubera yuko nta nubwo yitabira inama ya SADC Durban muri Afurika y'Epfo, yoherejeyo Guy Kabombo Madiamvita, ni minisitiri wa defense, undi we ari muri Tanzania. Ni igihugu cy'ingenzi cyane muri iyi conflict, nubwo gisa n'ikiri ku ruhande hirya gato. Gisa nk'ikiri ku ruhande, nakomoje ku bihugu bibiri byombi mu mezi ashize, cyangwa se ubwo ariko umwaka waruzuye kurikira igihe babacancuro banyurijwe hano, cyangwa se ubwo buriya butumwa bwitiriwe Sami, bwitiriwe SADC bwa Sami bwasozaga. Tanzania makuru aharakemeza ko yifuza ko Madame Samia ko byamera kose yaba nk'ikiraro gishobora kumugeza kuri Joseph Kabila. Ni ikintu na analysis nabonye yakozwe ariko yanunguye, kuko mu byo natekerezaga sinumvaga ko Perezida Felix Tshisekedi yumva ko ari ngombwa ko yahana umukono, kuko umukono muri diplomasi uvuze byinshi, cyangwa se yakicara ku meza amwe na former president Joseph Kabila. Ubona ko rwose asa nkaho yamaze gufata undi murongo, yamaze kurema indi axis. Ngira ngo bushize abakurikira platform yacu One Vision Rwanda TV twabikomojeho iriya parallel axis ba perezida bombi baremye. Hanyuma rero Madame Samia si mushya muri ibi bibazo, kuko yigeze no kugira ingabo hariya ziratsindwa za Sami n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero Tanzania ariko ikaba inafite nanone, cyangwa se ikaba iri ku gice kiri critical, kuko ngo akeneye n'ingabo zitanyuze noneho muri bwa butumwa bw'akarere cyangwa se ubutumwa bundi bwari bwo bwose. Akeneye ingabo za Tanzania nk'igihugu. Ariko amakuru y'ibanze harakemeza ko bitakunda, cyangwa se rwose ngo bamuhaye confidential no. Sinzi abanditse ari ukuntu bakabya, ubwo no iri confidential sinzi ukuntu ibimeze, iri polite, ni ukuvuga ngo iri polite, bamubwiye oya ariko nyine mu kinyabupfura, ukuntu umuntu atahuranya areka kugaragariza izo nzitizi ngo non poli no ngo no agahakanira mu kinyabupfura. Yego, ariko abantu banamenya ko biriya bice twatangiriye ko Nenanga yavuze hari biri hano muri Tanganyika hafi ya Tanzania. Harimo no kureba ngo ubundi mutugengereje nk'uko Burundi bwagenje kuri Uvira, byo byatwara iki? Ni byinshi biri kuganirwa, ariko nicyo kintu cyo kuba harebwa ko haba iyo contact hagati ye na former president Joseph Kabila, nacyo ni ikintu nabonye abantu benshi bagiye bakomozaho. Byanatumye iyo nama ya SADC numara inama 46 hari ihuriza hamwe abakuru b'ibihugu byaho muri South Africa. Ni South Africa nayo itabanye neza na Tanzania. Ngira ngo uribuke keje hundi Madame Samia atsindiriye imanda y'umukuru w'igihugu, ntago South Africa iri mu bihugu byamushimiye. Nabyo bura nabonye muri diplomasi ari ukuntu birebwaho. Niba inkozi presidential inauguration cyangwa se natowe, nta nubwo bibaye ngombwa wenda ko abo muhango iyo ceremony ndetse ko igomba gukurikira ntitubone congratulation zahirwe bizagenda uko nyine abarimo ikibazo. So niyo South Africa na Tanzania bifite ukuntu bidigadiga, ariko ni President Felix Tshisekedi ariko kibaza ko bari bagiye gufatanya muri Sami DRC. Yego, nabyo umuntu yabitekerezaho. Ubwo nyine abari ibintu hano abapfa, ariko ni President Felix Tshisekedi uri kugerageza gukina impande zombi, kugira ngo niba mu murima nahinzemo ibigori, reka hanikiremo ibigori n'amasaka, wenda hara n'ibirumba harabizamera. Ni ukuvanga. Tanzania ntabwo Joseph Kabila Kabange ari umuntu udatekereza ku buryo yakwemera no kujyayo. Ariko Eric Nkuba siwe yafatiwe urugero. Yego, Eric Nkuba muri 2024 tariki 3 mu kwezi kwa mbere. Yego, Eric Nkuba umwe mu bantu bakomeye ba FCM 23, ndetse urumva umwaka rutana na shira ishinzwe muri 2023 nibwo mubizi ko yashinzwe hagana mu mpera AFC. Ubwo Eric Nkuba ni umwe mu bantu bahafi cyane, ndetse wari na conseiller wa Corneille Nangaa. Uyu yafatiwe kuri Julius Nyerere International Airport ubwo yaragiye mu nama rwose mu ntangiriro za 2024, nta no gushidikanya, nta no gutinda, nta no kubanza gukora ama consultations hagati ya AFCM 23 ndetse na Tanzania ntabwo byatinze rwose yahise imwoherereza mu butegetsi bwa Kinshasa. Uyu kugeza n'ubu ngira ngo numwe mu bantu bari na prominent bari kuri rutonde rw'abantu barenga magana AFCM 23 saba Kinshasa. Uyu nguyu yafatiwe hara muri Tanzania. So Joseph Kabila Kabange kuri ubu ngubu nta burinzi bundi afite, usibye gusa ko bari former president niki, nta burinzi bundi afite mu byukuri, nta immunity afite.
hanyuma si uwo wenyine. Tanzania ibizwiho John Chibangu ni general mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nawe ubwo Joseph Kabila Kabange yarakiri perezida, Chibangu yagize gutya aravuga ati no turarambiwe, ni gute tutava ku butegetsi. Hari 2000 ndumva ari na 18 hararenzeho imyaka 2 nyuma y'uko kuko yagomba kuva ku butegetsi 2016 abantu barabizi. Joseph Kabila Kabange ntiyavaho. Hanyuma uyu Chibangu ajya mu ishyamba n'abasirikare bake rwose aradekarara bamufata ka video ati Kabila tumuhaye iminsi 45 urarama ko utavuye ku butegetsi wa mugabo we, twakubahaga turakuzi, uwatwiciye abantu wagize gute turihangana, none urashaka kugundira ubutegetsi, ugomba kuva ku butegetsi cyangwa tukakwikuriraho. Chibangu ntiyamenye icyamuyobereye muri Tanzania. Dore muri Tanzania ntiyamenye icyamuyoye, baramwohereje nawe hariya. So ni Tanzania Joseph Kabila Kabange atuyobewe imikorere yayo. Nguvuga ngo Tanzania niba kuvuga ngo bitaduturukaho, niba kuvuga ngo wenda twebwe turi democratic, niba sinzi uko bitwara, ariko ni igihugu kidakunze kwihanganira abo umuntu akwita dissidents y'ubutegetsi, cyane cyane ubutegetsi babumvikana. Kandi Tanzania na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kibazo bafitanye. Ni igihugu gitandukanye nuko Kenya bimeze. Kenya ho rwose na AFC M23 cyangwa se AFC niho yashingiwe n'izajya kuri M23. Ari niyo mpamvu ubutegetsi bwa Kenya n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubwo ntibacana uwaka, ntibarebana neza. So ni Joseph Kabila Kabange kuri iyo ngingo yuko wenda bashaka ko Tanzania yabahuza, ndavuga Tshisekedi ashaka ko yabahuza, ntabwo rwose nawe ari injiji utajyayo, nana ko wajyayo ngo bavuge ngo baragira ngo duhure n'iki. Ariko koze tunavuga n'ubundi kubijyanye n'ubufasha bashaka bwa gisirikare n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nabyo biragoye cyane. Je nakunze kuvuga ngo ejo bundi ahangaha Samidi arasibasohoka banyuze mu Rwanda, M23 iba za Ngungu zahe hose za Goma biranga, banira ahantu ku kibuga cy'indege, nuko birangira babasohoye. Navuga ngo Tanzania nkunda kuvuga ngo ariko se nimbyita ko yabonye isomo, ariko ugasanga ahubwo ku rundi ruhande ikeneye no gukora vengeance. Nabyo reka birashoboka. Kuvuga ngo uribuka ko na South Africa basohoka Samidi yarasisohoka ari rwose habaye impaka nyinshi, bakavuga ngo ni gute inyeshyamba bo bumvaga ko M23 arakanukara, inyeshyamba abantu bari aho ngaho bakaba banafashwa n'agahugu kari aho ngaho gatoya, ni gute babasohora bakabasebya kuriya. We are humiliated na power nk'igihugu gikomeye mu gisirikare, nk'igihugu gikomeye muri economy. Ntabwo tubyumva, dukeneye wumvaga hari akantu kuvuga ngo dukeneye ko kuba twajyayo, watusubizaho ngo tubereke na Tanzania idakunze kuvuga cyane muri iyi conflict nyuma yuko basohotse hariya. Kuki tutanatekereza ko bakeneye iyo vengeance? Nabyo rega ntabwo babishyira ku ruhande. Ushobora gusanga bashaka nabo gukora iyo bwabaga ngo bavuga batari ko twarasebejwe, twabaye humiliated, turi igihugu kitari gito, turi igihugu kidakennye, kubera iki tuba humiliated kuriya natwe twaberetse. Ibyo nabyo birashoboka, gusa probability yo hejuru nye mbona batakongera gutanga ingabo mu by'ukuri, kuko babasohoye hariya babatsinze n'undi baracyahari, ngira ngo baraniyorganije kurushaho. Ibyo byanze bikunze ni ibintu umuntu atabura gutekereza ku ijanisha ryo hejuru. Ariko ntanasize niyo kintu cyo kuvuga ngo wasanga se bafite vengeance. Noneho nk'ubu ngubu ho amakuru navuga ko ari Tshisekedi watumiwe, uvuga ngo Samia Suluhu Hassan yatumiye Tshisekedi. Kandi niba nibuka neza 2013 sibwo ibintu byari bikomeye cyane, Jakaya Kikwete avuga ati uri kurwana na FDLR kuki mutaganira ubundi, kuki mwebwe FDLR mutayifata mu muganire, kuneutraliza, kuki mutareba mobilisation, kuki mutareba ngo muganire, integration byatumye mubano ibihugu byombi wangirika. Nyuma gato y'abantu muribuka abantu banyarwanda birukanwe hariya n'iki biracika, birasirazuba ngira ngo amashyamba niho ya bagize barya bata abantu bakeneye aho kuba n'iki gihugu ni cyabo, nta kibazo ubutaka burahari. Ntabwo bimwe byakira byo kuvuga ngo igihugu cyaruzuye ngo ni ikirahure ngo ni iki, ni mutayi wanyu nta kibazo. Ariko ibyo ubutegetsi buvuga hariya ntabwo bikwiso. Uwo ni Jakaya muri Kikwete ugihari. Abantu banavuga ko ngo buriya haramutse hari ikintu ngo cyitwa deep state muri Tanzania, kiramutse gihari ubanze rero waba ukiyoboye cyane rwose. Biravuga n'ubundi ntabwo twize tumenye yuko iyo mitekerereze ye yahindutse. Iyo mitekerereze afite icyo gihe yabarahise. Icyo kintu uvuze turasaraundinga kuri FDLR kuri icyo kintu uvuze n'ubundi muri Tanzania bavuga ko muri CCM kirakora, abo bita ngo ni ba elder, banga abakuru mu ishyaka baciye mu mirimo ikomeye, ndetse n'abandi bavuga rikijyana rwose muri CCM. Icyo kintu kirakora cyane. Kandi umuntu agiye kureba wenda bo yavuga ko bari hamwe mu bantu umuntu yakita nk'intumwa z'amahoro muri CCM mu bavubaha,
wari bugira icyo akora ni nyakwigendera Julius even habe uyu ndi kuvuga uyu Benjamin Mkapa uravuga Mkapa ndavuga Mkapa Julius we hari aba president Tanzania yagiye igira ukabona ko na okay nibyo baraje iterambere ariko si n'abantu nanone babe extremiste n'abantu barajwe inshinga no kubona akarere kibumbiye hamwe abo rero CCM amazina cyangwa se banini mu bafata ibyemezo hariya n'abantu usanga bari mu murongo w'icyo kintu nyine none byagera kuri case bano burasirazuba bwa Kongo gasanga bafite ukuntu bari imbere nk'intambwe 18 kurusha ibindi bihugu muri kano karere. Ubwo nibyo rero n'uruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri kandi attention bijyanye na schedule umukuru w'igihugu uryo banafite uzanitondere cyane igihe umuntu abari mu marahane buryo umukuru w'igihugu n'amasaha 4-5 mu ruzinduko rw'akazi ni ikintu kiba gikomeye cyane bafite schedule ndende ariko ibaza amasaha 48 uvuga ngo ni tariki 17 agomba kuba ariyo ategerejwe yo na tariki 18 none reba impamvu amasaha 48 ntabwo ari ikintu cy'ijambo iyi nama iyi summit ya 46 iteraniye Durban muri South Africa bimwe mu byiri byigiye harimo n'ikibazo cy'intambara zibera muri South Africa nuko bimeze reka dusoreza hamba shimire mwese ko mwaduteze amatwi cyangwa se mwadutije n'amaso hano kuri One Vision Rwanda TV dusubire no mu bindi biganiro.